reka nongere nizere ko mumeze neza cyane muri agiye atandukanye kunza mwari mutisashi mwari w'imikino nababwiye ngo iki nababwiye ko mbifuriza ibyiza ariko nitaye ahantu ndi ninzambona breaking news nzajya mpita nyibabwira ku munsi ni ejo hashize nabwiye transfer y'umunyamakuru wamaze gukora transfer akavuga igitangazamakuru cy'inyarwanda ni Karikeza abonye igitangazamakuru cyiza maze kumenya rero ahantu agiye nibyo ngiye kuvuga nkavuga no ku makuru y'aya ma equipe yanyu mukunda ni Hespo ni equipe APRS za kimikino ya gishuti zombi ni bandi bazitsindiye mbere yuko mbizamukamo rero nimunyemerere mbanze babwire ahantu narinje gufata umwambaro nzambara ku munsi w'ejo mu birori bisoza mu by'ukuri umwaka wa champion Rwanda rwa Beka Pro League ni ibirori bizabera kuri Marriott Hotel nzaba mari neza cyane mbabarira umurerwa wa Kayihura mbanze nkubitemo kano kagofero umva se umurerwa agira ibintu byiza cyane umurerwa no kuri kwimana uri umuntu w'imfura ndagukunda cyane sibyo umama mwiza umama w'imfura ukunda abantu ukunda abanyamakuru niyo mpamvu tuba tuza tukanamuhahira tukagurira hano ibyo tuzajya dukoresha mu bihe bigiye bitandukanye by'umwihariko akaba ari umufana wa equipe ya APRS umurerwa ufana APR ntabwo nyifana ndayikunda urayikunda uranyumvirirwa rwego yes mwari rero ibintu mba mbikunze cyane kabisa so umurerwa hano hantu harya nihereka ngiyo mbanzi yo umuntu amaye service nziza imba nifuza nuko namukundisha abandi nawe bakamumenya isonze gukora product nziza ariko iyo abantu babimenye nabo bajya bahagira rimwe na rimwe bakareba mu by'ukuri n'ingenzi ahantu dukorera mu cyapa neza ku nkuru nziza ugikata uvuye aho bita ku muhinde aho bakunda kuvunjisha ugikata neza mu cyapa ahanga umanuka uza cyapa imodoka zihagarara naho ngaho usohoka mu modoka nkureba utambuka nkureba naho ngaho kuri KN 76 ST naho ngaho KN 76 ST iyo uhagaze ku cyo cyapa tureba imbere yawe ureba iduka ryacu ririmo imyenda ya gakondo Afrika y'abana myiza cyane nditegura star mu minsi iri imbere nditegura star ngiyeho tuno tuzatwa turi hejuru ya ikara yanjye ngiye gukora studio mu mwalimu uyase kama akantu wazajya n'izina gatoto n'ubundi bamvuga kanaka bakobwa ariko akanaka bakobwa nagara kabiri yazikano kantu kabakobwa ko ndi keza we ko kari classe cyane bana bakora ibya gakondo ko $30 uyase hano $30 ariko murumva ibintu gakondo kuntu biba bifite valere mutajyaho ni ibintu by'ibinyabazungu kuri 2,000 gusa amadolari 30 man amadolari ve urwego rw'umurerwa Kayihura yes ahanga ni sawa cyane so bitako ni mwiza cyane uranganya kamera abantu babanze babone n'ibindi kinyadukora dore ya masaro ba access dore nta tuyaguri byabi nigi biremereye cyane inigi z'abastari nanga baskura yego ahanga nzongera amagura kandi dore n'umuntu wajya ayo ni class oh yes tugira n'amabuye zo bita stone tugira bracelets byose babihari ni hano muze mbambike bwana kabisa bose bakunda Afrika tugira inigi za Afrika za nimero yiwe ndashyira muri description murebe mu hasi ndahashyira abantu bahita bamuhamagara bazahagira barangiza kaze wacu muze tubambike babahenze ntaraza ubundi oh yes nuko abacuruzi mwese n'ibyo mwabivugiye oh subizi se cyo ni ikintu uri kudutaho wowe n'ubizi babahenze ntaraza umurerwa okaziyo nahanga APR yawe rero wayibonye ute mbere yuko mitananzika mitanguruka cyane ngiyewe urakoze cyane urayikurikirana APR icyo nzi cyo mutwitege muri match kuri match nabonye uyu munsi ni Amikade na Nintare ibyo ngiye kutanzamukiramo wamubonye Jibril namubonye Jibril nako sagira cyane uwo bita Michel Amani yatsinze Fidari uyari Fidari bafanye imikino kuri ararenze nawe cyane utayizamu kwereka urwego rwawe igo uru ni urwego kabisa icyizere icyo nzi cyo ariko ngo batsindaga Intare nicyo kibazo cyawe igo nicyo kibazo cyawe none se aba tudatsinda nabashi nihagira uza ahagarara avuga ngo yaje muri kugereza za Vipers muri kumwe n'ikibi giteretse tuzareba urwego rwanyu biratandukanye n'inkera y'abahizi muzabiba bitandukanye n'inkera y'abahizi aramuza na Perisha mugana akazi Clever asibe ntago murayibona Perisha usibye wenda no kuba wayumva ku matwi ntago mubona mutwitege so wono umurerwa Kayihura umukunzi akaba n'umufana kipe ya APRS ariko uri umukunzi n'umufana bitandukanye biratandukanye cyane ubundi iki gukunda ikintu ni mu maraso ya gukunda iyo ukunda ikintu nyine biba bikurimo nta kintu ushaka kuguhindura ariko iyo ufana ikintu nk'urugero ushobora kuba ufana umusitari no ushaka ufana umusitari runaka
agakora nk'agakosa gatoya mind yawe igahita ihinduka ati runaka ikintu yankoreye sinzongera kubera ariko iyo ukunda urukundo ruba ruri ine ni ibintu bikubamo ni ibintu ndashaka guhinduka nkuvuga ati uyu ni mama nubwo ari umurozi ariko ndabyemera ni mama uramukunda pour de bon nta cyamusimbura so APR yacu nuko imvura igwa izuba riva turayikunda kandi turayubaha ni FR reka mindire n'ubundi ndi muri shop kabisa urumugwe so reka nitereka noneho umurerwa reka nitereka nzanaho kamera noneho cyane bite nitereka so reka tuzamuke murabizi ko dukora amakuru y'imikino ahanga ni platform y'imikino ni platform y'abanyarwanda ni platform ugiye kongera mukabona ubudasa bwayo nyuma yuko tugiye kwinjira mu mikino Sekafa ku munsi w'ejo niriwe hari kuri hotel ya Ferwafa Hotel nishya ni naho twanarebeye match ikomeye cyane ho zagumbira Argentina na Spain twiriwe ubwa bikibanza twahereye muri Stade Amahoro habamo tombora ya Sekafa nari mari mureba draw ko bigenze turabisobanura nyuma yaho tuvayo tujya mu kiganiro gusinya tujya mu masezerano yaragiye gusinywa binjije mu bake ariko nari ndimo Ferwafa yari igiye gusinyana amasezerano na equipe ya Hilal kufatanya na none na Sekafa ari yateye inkunga Ferwafa yateye inkunga Sekafa kandi n'ubundi iri under control kuko iri hano mu Rwanda na Ferwafa niyo mpamvu uriya mudamu waje uhagarariye Sekafa na perezida Shemanguga Fabrice bwana Shemanguga Fabrice yari ahari bagashyira umukono ku masezerano na perezida wa equipe ya Al Hilal mwarimu aho twari duhaye tujya tuba updatinga tuva aho ngaho tujya mu cyumba nanone cyabereyemo iyo bita Ferwafa briefing media briefing Ferwafa media briefing bamaga abanyamakuru b'abaseniya Baxeri ba Rugaju bande bose ba Rumaro bari bahari bari goga bakwizigira n'abaseniya mwarimu ninjye urwaruka narindi mu ngenyine n'undi mwana w'umukobwa witwa Jacques yego ninjye mu rwaruka nari mari mwumve ariko byahereye mu gitondo umuntu atari akavuga ati uyu mupira mavi igikorwa kirangiye nyagasani kandi bari bananye by'akabaga kandi muri press conference hanyuma finally narakabuze kari mu rufunguzo karimo na ID karimo na power bank ndakabura twamenase ntabwo urayibona narakabuze kandi twa turi muri inoze muri ya room ya press conference bandira ko kamera ngo barakabuze umuntu ngaho ukahurira iki baragatwara sha ibaze ko nitabira ibyo izo nama zose zikarangira saa 3 tukarana na match bikajya saa 5 naza undi butaha ariko nkavuga ngo reka ngume mu kintu najemo nigumemo rero ibindi byo mwashatse kugaragaza nuko iyo ugize persistence nyine ugatsikarara ku kintu nabyo bigera bikagukunda si byata kuri kw'Imana icyo wakoze twabibonye rwego rwawe rwarasobanutse ari akantu Bob yarambwiye nimugoroba ati nyamari sinza akantu mari ngo consistency ngo patient ngo pain ngo but pays ati kwihangana birababaza ariko bikibirisha reka nzamukira ngo bitanu none mwarimu reka mereka mukina equipe ya APR FC yakinaga na equipe y'Intare ni match yari nziza cyane mu byukuri ni match yo kugenda ari abantu abashashya barimo uyu nyine Michel wanatsinze no umusore mu byukuri w'umuwinga mwiza cyane ashobora kuzakora ibihambaye abantu ari kwitegamo byinshi ndetse nagaruka no kuri uyu muhungu bita Fidal yatsinze nawe yari nizanyo ya y'Intare ari muri Kiyovu equipe ya APR ko niyegeze igura abakinyi banye hirya yagize nubwo babandi bari mu equipe ariko ari nizanyo bari abana b'Intare batije mu yindi kipe bakabazana so abasore rero bari baryoshye cyane kabisa ubonaga ko kandanda tambara nagerageza kureba ku mashusho bwana bwe bwashize ku ma YouTube nkabibona nkabona baro iragenda ariko iyi na equipe y'Intare n'undi asanzwe ayitsinda byinshi ariko icyo twashima nuko nyine equipe yatangiye igaragaza noneho winning momentum kuva ati tuzatsinda regardless Intare ntabwo wava ngo equipe ntabwo yigeze ihaga amazare ntabyo muzi ntabwo ibyo bintu waza ngo bivuge rero ngo niki kuko na Reyo buriya yakinaga na Jamuzi kandi nayo byabaye mwabibonye naje mbivugeho ibi ndi kubikora gutyo nirukanka cyane kugira ngo nje kuri inkuru y'umunyamakuru biryohe cyane bite mbabwira n'ibiro kuno ejo bizabimeze nanze gusohoka amana ko siyo kiganiro no muri kugikora ni huta kuko mfite n'izindi gahunda so equipe ya PDS rero nabyo kwivuga byinshi cyane nuko atsinze ibitego bitatu kusa umutoza Abdrahim Tareb benshi batemera bamwongereye umwaka nicyo gihe cyo kugira ngo mumukundishe n'ikipe none se abafana ba equipe ya PDS matangira kwijujuza ngo nyamara umutoza yatwaye byose ibikombe bikukumye muramwangira iki niba ari gutoza mu baswa nuko nyine ubwanga bwe bita bugaragarira aho ngaho ubwo rero
mu nyemerero mu by'ukuri nambukiranye njye muri ekipe ya Hayon Sport kuko ekipe ya PRS nekeza ko isa nkaho yararangije no kugura bagiye kwinjira muri Sekafa. Ibyo ngibyo twari babwiye itsinda barimo harimo Gor Mahia, harimo Vipers na ekipe ari champion. Nekeza ko ayo ngo niyo manini cyane ashobora kuzayicalenjinga, ariko benshi bavuga ko ishobora kuzasohokamo inasohotsemo byahita bihereza nyine amahirwe yo kuzaba yanitwa neza mu kintu CAF Champions League azerekezamo, kuko ekipe ya Gor Mahia izabanza ikina na Rayon Sport kuri Rio Day then izajya gukina na APR. Buriya Gor Mahia iramutse itsinze rero ikaza gutsindwa na APR sinzi ibyabo. Ekipe ya Rayon Sport yakinaga umukino w'inshuti ikina na ekipe ya Jamus irimo Umuhire Kevin. Jamus bayikubise ibitego 4-3. Ibitego byatsinzwe na Atiso Kojo, harimo bo bita uyu Isa Ajwibi byatsinzwe n'usiri bashya ba ekipe ya Sport bose batsinze, hakaza Tony Kitoga ndetse na L3 yazanye na Zuberi ku kinga tatu nabyo nzabisobanura. Iyo na ekipe ya Murera bakine kuri stade ya Gicumbi, ntabwo byemewe kujya kureba iyi match, ariko twakaga wasiri update akaziduhereza kuri Instagram. Nagendaga na updating abantu bankurikirana babona ko rwose amakuru nyanagaho hamwe na Facebook ku gihe. Reka mve muri ayo ngayo kabisa, tuzajya tunabyinjiramo, ahubwo niyizire kuri iyi kuri iki bihembo bizatanga ku munsi w'ejo. Ni ibihembo bakinnyi bahataniye umwaka w'imikino 2025-2026. Rero bigeze ku mwisho, ekipe zitwe neza cyane, abatuza bitwaye neza cyane, abazamu bitwaye neza cyane, abakinnyi mu kanya mwibukanye no bita Akagege ari kugenda mu by'ukuri ajya kuhaha nawe ibyangwa zaba yambaye ku munsi w'ejo. Urumva abakinnyi bose bari gutegura ejo tuzaca kuri tapi red carpet tugenda neza. Mwarimu nzanambaye gute? Ngiyewe ndababwiye ngo mumbabarire ejo muzarebe ko nambaye ni umurerwa azaba yabigizemo uruhare. Mumbare muzandebe gusa, mbabwiye ngo nzabacamo. Oya se umurerwa simbeshya, nge nzabacamo ejo kumunsi, nge nzaba nambaye neza cyane mu mirongo migari y'igihugu. Mwarimu ibintu byo kwambara nk'urwaruka maze kwitereka mu itonde tancamo. Ejo rero tuzaturi muri Marriott tugenda cyane, ibintu nzabitangaza buretse. So reka nijye kuri Karikeza rero. Karikeza kugira narya iminota. Karikeza murabizi ko yamaze gusezera kuri Inyarwanda. Iyo nkuru nayo breakinze mbere ko asezera, babikurikiranye barabizi, nubwo nawe yagiye akancamo ngo wabitangaje mbere ko mba natoje kandi nta n'ikibi tuba tubavuga. Inkuru bikarangira nyifunze ngongera nkayifungura bikatuma itanarebwe cyane, ariko icyo nzi ko aba ari amakuru kandi nta muntu tuvuga igihe tuvuga ibi plutôt tutifuriza ibyiza. Karikeza si umuntu yakuze nabo yijandika umurero urwego rwe rwaragaragaye. Urebye ava kwezahubuka tubivuga atageza amata mu cyongereza akajyana n'umuhinde ashimuse radio, ariko kuba ari kugira nk'iki, kuba ari gukunda umwuga. Uramukunda rero nawe umwuga. Uyu munsi ku Nyarwanda reba hano yamaze kwageza batangiye platform bagize mu 120 kuri sport. Ni gute noneho igihe kiza kimubenga kikavuga ati Karikeza ibintu akora ku Nyarwanda uramutse mu gihe riwe no mirongo migari igihugu, igihe ugakora nabarwaje abonye ko afite ikiganiro ba Faustino ni muri team ngari, ariko ntago agiye kwa Junior azakomeza gukora ibintu byo kujandika kuyibuga no kubwirabwira ahantu hose hagiye atandukashakisha amakuru. Yakubwirabwira nawe mutambutse ari igihe umuntu abwirabwiraga nta kintu ari gukora, ubwo azabwirabwira mu gihe afite kamera. Naba ari kujya mu bindi bintu nazi musobanukira ushaka kumujyana mu bindi bintu nari byo nzavuga ko abwirabwira azibeshya gucemo zamunyuze. Mbone kwirukana imoto zungereza tutaritereka neza, umuntu ushaka kuyoba gutwana twamuseye tw'inyarwanda amafaranga mu banyimesha nzabwo turabwirabwira Karikeza garuka. Karikeza ni muzima garuka ntabwo byayakora. Karikeza ntabwo dukeneye uri ariyubaha kabisa. Musamwe n'uzamike gucegesa tuvuga mutaratubona. Yes, ubwo rero Karikeza ku itariki 15 ntari buze gutangira akazi neza cyane kabisa, akora ibiganiro n'ama interview n'abajangwa n'ibiki muzambona ibintu byinshi azagenda akora. Murabona akagenda nakora mu mwuga. So tubifuriza rero ishyano ihirwe mu byo bakora akomeza atera imbere, n'abandi bajene bakiri bato bari gukora muri uyu mujyo mwese kabisa mukubize muze. Ikibuga kirafunguye hano, dufite umupira n'w'Abanyarwanda, utaguha amahirwe abandi baraguha ibukuru kandi baba dukunda buriya bica bariya bo hasi, ariko iyo bigeze bukuru rwose izina ry'Imana leta avuga ati urwego rwacu turaruzi ni mukore rwose ibishyikira umupira wacu tuzabashyikira ko umushobozi bwacu. So rero mwuka byaramwe nuko ubimeze, mukunda mugende mukunde na hariya akugiye na hanoza cyane. Stash mwarimu ni bireye ku Shot TV, aha ni shop y'umurero. Yes, ndataha no battery unciyemo.